ndaguha ikaze wowe ukurikiye iyi channel yacu. Muri video tugiye kuba twarebera hamwe uko wakora video zimwe mubona zo gushyira abantu mu ijuru. Ngiye kuba nakwereka rero uburyo ki wakoramo izi video ukoresheje iki telefone yawe gusa, ubundi nawe ugakora content wifuza kuba wakora. Ngiye kuba nabereka application turi bwifashishe dukora ino video. Turaza kwifashisha iyi application bita InShot. Iyi application rero niba utayifite urajya kuri Play Store wandikemo InShot, then uhite uyidownloadinga. Numara kuyidownloadinga rero ngiye kuba nakwereka utuntu nanone twibanze ugomba kuba ufite. Okay, ndaza bereke utuntu nibura ugabwa kuba ufite cyangwa se usabwa kuba ufite. Nibura usabwa kuba ufite iyi video, iyi foto imeze gutya. Urajya kuri Google Chrome usacingemo ijambo Heaven, then birahita byizanamo, harahita hazamo amafoto menshi ya Heaven, then ukoreshe ino foto. Okay, ubwo rero tugiye kuba twatangira gukora iki video yacu. Okay, uraza ufungure application yawe ya InShot. Okay, gutyo nurangiza urayi openinga, nurangiza ukanda hano handitse uti video. Okay, ugire gutya uhakirike, nurangiza ukanda hano hantu handitse new. Okay, uhakirike gutyo. Barakuzaniramo rero amafoto menshi, uraselegitinga ya foto nakubwiye nk'ibisanzwe, then ukande hano. Okay, noneho rero ureba ko ifoto yacu tayari yamaje kuba yazamo. Okay, turaza tuyikanda hano hantu handitse canvas. Okay, niturangiza tumanze tuyihe size twebwe dushaka. Okay, turaza rero tuyisayizingemo hano nk'ibisanzwe. Okay, tayari rero ureba ko twamaje kuba twayishyiramo yose. Turamanza dukureho niyo bita watermark. Uraza ukande hano nk'ibisanzwe, then ukanda hano hantu handitse uti free remove. Gutya nurangiza urategereza iyi watermark iveho. Mbibutse ko watermark kuri video ntabwo aba ari nziza. Iyi ngiyi yatuma baguha icyo bita copyright. Biraterwa rero na video ushaka gukora. Ushatse iyi foto waza ukayigaza gutya gutya. Tayari, then tugiye gushyiramo umuntu cyangwa se abantu. Okay, uraza ukanda hano hantu handitse uti pipe, sibyo? Uhakirike gutya ujye mu mavideo yawe, then uhitemo video wifuza. Ngiyo nahisemo ni iyi ngiyi. Okay, ndaza rero nyihitemo nk'ibisanzwe, nyemezeho. Urabona ko yagiyemo tayari, sibyo? Reka tuyikine turebe. Urabona ko video ntiravaho na background. Noneho rero ikintu abantu benshi mutasobanukiwe ni ukuntu bakuraho ino background, ifoto ikaza, iyi video ikaza iri mu bicu n'ubundi nk'ibisanzwe ari mu ijuru. Turaza tuyikirikeho, niturangiza tuza hano hirya handitse cut out. Okay, uhakirike gutyo. Nurangiza wongere ukirike hano hantu handitse uti cut out nanone. Okay, gutyo. Tayari urareba ko ya background yari iri kuri ya foto ivuyeho. Turaza dukore kuri kano kantu rero hano, niturangiza tuyisizinge tuyigire nini gutya. Iyi foto y'uyu muntu tuyigire nini. Niturangiza turongera duscrolling hano hantu handitse, dukanda hano hantu handitse filter. Okay, tuze tuhakirike gutya. Tuze tukanda hano hantu handitse uti adjust. Okay,
naho tuhakirike gutya. Niturangiza turaza tukanda hano hantu handitse uti situation, okay? Turahakirika aka tukazane kagire gutya kugira ngo video yacu ise neza, then dukine turebe. Okay, urareba ko nubwo iyi video natari nayiteguye neza, ariko mu by'ukuri urareba ko ni ibintu bihise byikora neza cyane. Ubwo rero ku bantu mutari muzi gukora iyi video, cyane cyane ku bantu bambajije gukora izi video, nizere ko wasobanukiwe. Ubwo tuzasubire mu yindi video itaha, nizere ko weho wamaze gusobanukirwa uburyo kibakoramo izi video, naho mu yindi video itaha.